none hose ko ibintu byafashe indi ntera. Filime yacu Ibanga ibintu byabaye ibindi. Papa Killaman inda ya Rufendeke bagiye kuyimugerekaho. Papa Killaman noneho ibintu byamukomeranye. Niyori we noneho ibintu nawe byamubanye ibindi. Niyori nadapfa sinzi kararamuka. Niyori urupfu ruramwegereje. Niyori batangiye kuba bamutumaho umuntu umwica uko bwije n'uko bukeye. Niyori bari kumugendaho uko bwije n'uko bukeye. Ese guys, ubona Papa Killaman azapfa kurekura Niyori gutyo bira mupango? Ese ubona Papa Killaman azapfa kurekura Niyori amahoro? Guys, turabizi ko bidashoboka ko Papa Killaman yemera kuba yahara ubuzima bwa Niyori akabureka gutyo Niyori ari muzima. Turabizi ko Papa Killaman ahora yishinja ibyaha byose byo yakoreye Tereza, ko igihe cyose Tereza yamuzira akamwaka umwana we. Turabizi ko Tereza ibyo bintu nawe abonye ubushobozi kandi turabizi ko yabikora. Tereza turabizi ko buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abone umuhungu we, kandi Tereza turabizi ko nta mikino afite mu kuba yashakisha uburyo yabona umuhungu we. Ese guys, ubona Papa Killaman mu gihe yabonye amahirwe yo kuba yica Niyori bya nyabyo, ubona azamureka? Ese ubona Papa Killaman inyama yo kubabarira iki murimo? Ese ubona Papa Killaman yagire muwe akemera agaharana Niyori akongera akamusubizaho mu cyaro? Guys, ni uri umukunzi w'Ibanga akaribwo bwa mbere ugeze no kuri Venki Empire, ndagusaba kugira ngo watange inkunga yawe ukora subscribe no kuri Venki Empire kugira ngo tujye tujyana muri kuko byose tubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko ingi yaro channel nyine kuri Benesense z'ubwenge, murabizi ko ari ngiye ubagezaho Benesense zaba zimeze neza ndetse Benesense zitari z'ibinyoma. Ese guys, kubona Niyori akomeza kuba yishira mu byago birenze, kandi tukabona ko Nyambungu tuvugana nawe yamaze kuba yishira mu bindi byago. Ese umuntu uri kurya amafaranga ya Nyambu ninde? Ese umuntu wabo utangiye kuba yarya amafaranga ya Tereza yabarinde? Ese guys, yaba ari Iveso yongeye kuba yabaca inyuma akongera akabasaba n'amafaranga noneho nyuma yo kubashimutira umwana? Ese guys, ese ubona Ive azabigenza ute mu gihe bazamenya ko ari we ufashe Niyori akaba yamujyana mu mujyi? Ese ubona Ive hari ubusobanuro afite bwo kuba yavuga uburyo yafashe Niyori akaba yamujyana mu mujyi? Ese ubona Ive hari irindi jambo afite ryo kuba yarenzaho ry'uburyo yafashe Niyori akaba yamukura mu cyaro akamujyana mu mujyi? Ive noneho twatangiye kubona ko atangiye no kurengera. Ive twatangiye kubona ko ibintu byose byari gukora noneho ari gushiramo n'ubugome, kandi yarabitangiye ari kugira ngo abone ukuntu yakundana na Nyambo. Ive buri kimwe cyose agenda agikora kugira ngo arebe nimba yabona amahoro. Ive ibintu no byamubanye ibindi buri kimwe cyose cyakoze kigenda kimugaruka. Ese guys, ubona Ive noneho ibintu byose byari gukora umunsi ku munsi, umunsi azabibazwa ubona azerekeza he? Ive ubu ngubu tuvugana atangiye kuba yarya n'amafaranga y'abaturage. Ive wakundwaga n'igiturage cyose bamufataga nk'umuntu mwiza, atangiye kuba yashuka abantu bo mu giturage abaka amafaranga kugira ngo abe yatanga Niyori, kandi tuzi ko Niyori umuntu umufite we nta mahirwe yo kumurekuza afite. Ive atangiye kuba yashuka abantu bo mu cyaro, kandi tuzi neza ko Niyori yamaze kuba yamucika, yamaze kuba yagenda. Ese guys, utekereza iki mu gihe Ive ibi bintu byose byamushiranye byo kuba yabesha abaturage bo mu cyaro? Guys, niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe wambwira ukuntu wabimba kuri filime yacu Ibanga. Turabizi ko Niyori ubu ngubu tuvugana ari mu byago birenze. Niyori turabizi ko natishwa, turabizi ko atazaramba. Niyori ubu ngubu tuvugana
uwamushimuse nta mahoro yamuha. niyo ubu ngubu tuvugana uwamushimuse nta gihe afite cyo kuba yakinana niyo ngo abe yamugira n'imbabazi wenda ngo abe yagenda. niyo turabizi ko umuntu umufite ikintu cyo ashaka ni uko utabona umuryango wo kwa niyo wongera kuba wamugaragara imbere mu maso ye. kandi turabizi ko mu gihe abo bantu bose bari kwigaragaza imbere turabizi ko nta n'amahoro yagira, turabizi ko nta n'imbabazi yanabagirira. ese guys ubona niyo ahantu ari ubona azahava gutyo? ese guys ubona niyo mu gihe akiri kumwe na papa Killaman mubona niyo akibarizwa mu bazima? ese guys ubona papa Killaman mu gihe afite niyo mu kubona mu gihe cyose niyo ataramenya ibintu bya papa Killaman, ubona papa Killaman ubuzima bwa niyo butari mu buganza bye? guys turabizi ko niyo ubu ngubu tuvugana iminsi ye iri kubarirwa ku ntoki. turabizi ko niyo ubu ngubu tuvugana iminsi yo kuba yapfa iri kubarirwa ku ntoki. kandi turabizi ko na nyamu ubu ngubu tuvugana nawe batangiye kuba bamucucura utuntu twe twose batumara ngo babahe niyo. kandi tuzi neza ko niyo nano bafite. nyambo yatangiye kuba yatanga ibyo atunze byose kugira ngo abe yabona niyo. ese guys nyambo namara kubaha ibyo atunze byose kandi tuzi neza ko niyo batamufite bizagenda ute? ese nyambo namara gutanga imitungo ze zose ngo bamusubize niyo, kandi tuzi ko umuntu uri gusaba amafaranga nawe ubwe yabuze niyo yamubura irengero, ese bizagenda gute? guys turabizi ko nyambo ubu ngubu tuvugana uburyo akundamo niyo yatanga buri kimwe cyose kugira ngo abone ukuntu yabona niyo bongere kuba babana. nyambo turabizi ko urukundo akunda niyo atari urukundo rw'urupapirano. ese guys nyambo ubona azapfa kongera kuba yakubita ijisho niyo? papa Killaman umufite turabizi ko we nta bintu byo kuba yakina n'abana afite. papa Killaman umufite turabizi ko ingeso yo kuba yakina n'impinja turabizi ko nta niyagira. ese guys ubona noneho niyo ubuzima bwe butaraharindimuka? niyo situzi neza ko yazaramba. niyo ntabwo tuzi neza ko ubuzima bwe bwafite kano kanya azabugumana. guys rero reka twisubirire mu mujyi kwa papa Killaman ndetse na Anita wacu. ese guys imipango ya Anita ndetse na Rufendeke yaba igiye kugerwaho? ese imipango ya Anita na Rufendeke yuko baba bashira umwana kuri papa Killaman yuko barya amafaranga papa Killaman baba batangiye kubigeraho? guys turabizi ko Rufendeke ikintu cya mbere yitaho muri kino gihe ni ukuba yashakisha uburyo yabona amafaranga ya papa Killaman. Rufendeke ubu ngubu ikintu cyari kwitaho cya mbere ni ukuba yashakisha uburyo yegera amafaranga ya papa Killaman. ese guys wowe utekereje ubu ngubu ko Rufendeke yamaze kuba yica ibitekerezo bya Anita, ubu ngubu Anita akaba yatangiye no kujya kuba yishinza kuri papa Killaman, ndetse papa Killaman ubu ngubu tuvugana akaba ari mu kagozi ka Anita, kandi papa Killaman tukaba tuzi neza ko atongera kuba yapfa kuva ku gashumi ka Anita. ese papa Killaman ubona kino kintu azagicika amahoro? ese papa Killaman ubona kino kintu yishizemo azongera kuba yagicika gutyo nta n'ikintu kimuvuyeho? turabizi ko ubu ngubu papa Killaman ubu ngubu ikintu cya mbere kiri kumugenga ni ubwoba. papa Killaman ubu ngubu ikintu cya mbere cyari kugendana nacyo ni ukuba yagira ubwoba burengeje. ese papa Killaman wowe utekereza ko azapfa kuba yacika gutyo Anita? turabizi ko ubu ngubu tuvugana papa Killaman ubuzima bwe
bwo kuba yagumana n'umuhungu we ndetse n'umugore we buri mu maboko ya Anita. Turabizi ko Anita isa bivuga, turabizi ko Papa Killaman noneho yaseba ndetse igiseba akaba aricyo gituma anatoroka mu rugo. Turabizi ko Papa Killaman buri kimwe cyose agiye akora hagize umuntu wumva ko yaryamanye na Anita, turabizi ko nta nubwo yababarirwa. Ese guys, utekereza iki mu gihe Papa Killaman bamuteje abantu? Papa Killaman turabizi ko nawe nta n'imikino agira, turabizi ko Anita yigize gutya akamuteza abantu, turabizi ko nawe ubuzima bwe atabukomezanya. Turabizi ko Papa Killaman ubu ngubu tuvugana nta n'imishinyika afite mu kuba yarinda umuryango we. Papa Killaman turabizi ko ubu ngubu mu kuba yashimuta Niyori ndetse no kuba yagirira nabi Anita wamubesheye. Turabizi ko Papa Killaman afata imyanzuro zihuse ndetse imyanzuro mizima. Ese guys, ubona ubuzima bwa Anita butari mu biganza bya Papa Killaman mu gihe yono yamuteje umuryango we? Noneho mu gihe Papa Killaman yamenyeje ko izo zose ari imipango bari kumukina, noneho wakwibaza ikintu cyazakorera Anita. Guys, turabizi ko filime yacu Ibanga muyikunda kandi natwe murabizi ko tubakunda. Buri muntu wese ukunda Ibanga arabizi ko ari umuntu w'agaciro hano kuri Venkempa ndetse no kuri Mizi Nyambo. Kandi ikintu ngiye kugusaba ni ukuba watanga inkunga yawe hano kuri Venkempa, ukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugendana n'ibikorwa byose tuba turikwagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko umuntu abantu b'agaciro hano kuri Venkempa. Niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga rero, ndagusaba kugira ngo wakora subscribe kugira ngo ube wa munyamuryango wuzuye. Ese guys, utekereza iki mu gihe Papa Killaman yavumbuye imipango ya Rufendeke ndetse na Anita? Ese ubona azabareka gutyo? Ese utekereza iki mu gihe Killaman none yafashe umwanzuro ko yabigiza Queen ukuri kose, akaba yamubwiza ibintu byose ukuri, akamubwira ko ari we James? Ese utekereza ko noneho Queen yafata izihe myanzuro? Queen turabizi ko amaze imyaka myinshi ari mu rujijo. Queen turabizi ko amaze imyaka myinshi ategereje uburyo azabona isura ya James umukunzi we. Queen turabizi ko yategereje igihe kinini ngo abe yabona umukunzi w'amaso ku maso. Ngahibaza umunsi Killaman azamuhagarara imbere akaza akamubwira ngo ni njyewe James. Ese utekereza ko Queen azabyakira ute? Ese ubona Queen yabyakira nk'ibintu byoroshye gutyo? Ese ubona Queen yabyakira nk'ikintu kiri aho ngaho cyoroshye? Guys, turabizi ko Queen yubaha ubuzima bwe bya nyabyo ku buryo kuba yabikiniramo atari ikintu kiri aho ngaho cyoroshye. Queen turabizi ko uburyo akundamo James kugira ngo apfe kuba yemerera Killaman ngo we James, turabizi ko byagorana. Ese guys, utekereza ko Queen icyo kintu azapfa kucyakira gutyo? Ese utekereza ko Queen azapfa kubyemera ko ari byo? Ese utekereza ko Queen ibintu byose atazabifata nk'aho ari imipango kugira ngo Killaman n'uburyo yahoze amutereta ngo anamutsindire? Ese guys, ubona bishoboka ko Queen azapfa kwemerera Killaman akamwemera nka James? Guys, uri umunyamuryango, icyo ngusaba ni uko watanga inkunga yawe hano kuri Venkempa. Ese guys, kwigarukiye mu cyari wacu, kubona noneho mu cyaro byatangiye kuba byadugera, kubona bije noneho yafashe umwanzuro kuba yafata nimba Obedi akaba yamuhungisha umukobwa we, wakaba nta n'umuntu n'umwe wongera kuba yamubona. Babu ndetse na Obedi bose baba bashaka kuba batereta Mutesi, ariko buri wese nta n'umwe wemera kuba yamwegera muri kino gihe. Babu asigaye noneho agenderwa kure na bijobija noneho buri muntu wese
wamugiriye nabi asigaye amuha agasupu kuba yigira umukobwa we. Ese guys, utekereza iki mu gihe noneho Mutesi yafashe umwanzuro wo kuba yafata ibyo byose akaba yahunga papa we? Guys, turabizi ko Mutesi nawe uburyo akundamo Babu, turabizi ko yabikora, turabizi ko buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abe yabana n'uriya musore. Ese guys, utekereza iki mu gihe noneho twasanga Jojo atwite? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Jojo atangiye kuba yagira uturwara tugiye dutandukanye, kandi indwara zari kugira kenshi na kenshi ni iz'umuntu utwite. Ese guys, ntabwo ujya utekereza mu gihe twasanga Jojo atwite ikintu cyahaba? Ese guys, dusanze Jojo atwite, Gahima yavuga iki? Ese Gahima yabyitwara mote? Ese Gahima ko yemereye ndetse ko namutera inda bazabana ubuzima bwe bwose, ngahibaza noneho asanze yarateye Jojo inda, noneho agasanga noneho na dete aratwite. Ese utekereza ko byagenda bite noneho? Ese utekereza ko Gahima imyanzuro yafata ari izihe? Gahima turabizi ko kugira ngo ajye kwa dete icyo yari ashaka turakizi. Gahima kugira ngo ajye kwa dete ntari ukubera ingeso yari imujyanye, ahubwo turabizi ikintu yari ashaka kwa dete. Niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ngaho nawe utekereza mu gihe Jojo yaba atwite ndetse na dete akaba atwite. Ese Gahima iri hurizo yishizemo mubona azarivamo gutya amahoro? Ese ubona Gahima ihurizo yishizemo azaricika gutyo? Gahima turabizi ko nawe ubuzima bwe bwose waba uri kubarirwa ku ntoki. Gahima turabizi ko ubuzima bwe bwose nawe waba ufite ikintu bushingiyeho. Gahima turabizi ko ubuzima bwe bwose nawe waba ufite ahantu buri kugenderwa. Ese guys, Gahima mubona azasobanura iki mu gihe bose bamaze kuba bavumbura imipango ye? Ese ubona Gahima azasobanura iki mu gihe abantu bose bamaze kuba bavumbura ko yaryamanye na dete? Turabizi ko ibi bintu Jojo nabyumva, turabizi ko Jojo azica umuntu cyangwa bagahita batandukana. Jojo turabizi uburyo yuhamo Gahima kugira ngo yumve ko yaryamanye na dete kandi yirirwa bihakanira kure. Turabizi ko batagumana. Ese guys, ubona amafuti yose yishiramo kugira ngo azayacike bizamugendekera bite? Guys, ese ubona ibyago yishiramo azabicika amahoro? Ese guys, ubona Jojo namara kumva ayo magambo ko Gahima yirirwa aryamana na dete, ubona hazaba iki? Guys, rero wowe icyo ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu mpamvu kuri filime yacu Ibanga. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Gahima ari mu byago birenze, kandi kuba Gahima ari mu byago birenze turabizi kugira ngo abyikuremo ari ukuba yahita agabanya umubano afitanye na dete, mu kuba batongera kuba wanahura kugira ngo abone nimba yazongera kuba yatsindira icyizere cya Jojo. Kandi turabizi ko na Jojo nawe atari umuntu woroheje kuba yamushuka gutyo byoroshye. Jojo turabizi ko atari umuntu wo kuba yashukirwa gutyo byoroshye kugira ngo babe bamurya mu mutwe, babe bamuyobya uburari. Ese guys, utekereza ko hari ahantu byanyura kugira ngo Jojo yigarurire icyizere cya Gahima? Ese ubona bishoboka ko Jojo hari ahantu na hamwe yanyura wenda ngo abe yabona amafuti yo Gahima yirirwa akora umunsi ku munsi? Ese ubona bishoboka? Guys, filime yacu Ibanga murabizi ko ari filime iri gufata indi ntera. Filime yacu Ibanga murabizi ko noneho ibintu byatangiye kuba byasobanuka. Filime yacu Ibanga mwatangiye kubona ko ibintu byose byatangiye kuba byajya no ku murongo gumwe. Ese guys, ubona noneho
Niyori kugira ngo azacike papa Killaman bizagenda gute? Ese ubona ari ikintu cyoroshye kugira ngo Niyori apfe kuba yava mu maboko ya papa Killaman? Ese ubona byapfa gukunda kugira ngo Niyori apfe kuba yava mu maboko ya papa Killaman? Guys, ese ubona Killaman azapfa kuba yabwira Queen ukuri kose, Queen agahita abyumva? Ese ubona Queen byamushobokera kugira ngo apfe kuba yahita yumva ukuri kose kuri inyuma n'uburyo Killaman yamubeshe ko ari we James kandi birirwana ari we Killaman? Guys, icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe. Ese ubona mu gihe ukuri kose kuzaba kwagiye hanze ko Anita yaryamanye na papa Killaman, ubona hari umuntu uzabyemera? Ese ubona papa Killaman icyizere umugore we yaramufitiye kizahita kiyoyoka? Guys, rero icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe hano kuri Vinke Empire, tukanakora subscribe kugira ngo tukomeze tujyane ku bibazo umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane kandi muri abantu b'intwari hano kuri Vinke Empire.